ko sibona ibyo urimo n'ibiki waje tukaryama. Saba yaretse senje. Wamuri turaje. Se abatwinyi gitunganya nako ndaje n'umuntu. Oya. Ibyo tunganya bireke ngire turyame. Nyine ndaje turyame. Hari ikibazo? Ryama ryawe. Umbwira ngo turyame. Niki gihambaye mu kuryama tutakoze? Genda kubwiye ngo ngwino kuburiri turyame. Ndaje. Ariko muri ibyo urimo n'ibyo waje tukaryama. Ndaje. Uraje? Ndaje nyine ese none tugiye kuryama. Umva genda yavuze ngo ibyo bireke uzana kuri turyame. Kunukanganisha ibyo ngo uravuze. Ndaje n'ubundi ndabizi ko ndi buryama. Hari utwanyi kirimo uretse. Ese uryama ryari? Igihe ndi buryamire hari ubwo bwari bwacya. Kore igihe byo ntabwo nzabyemera. Wemeye bikize kana? Umugabo nagira ku buriri ujye umara isaha wicaye ngo uracuma imyenda iyo myenda wazajya yicuma hakiri kare. Ngwino uryamigira ngo. Nuse niki ambaye mbwira kuryama. Ko gihambaye. Turi ibyo ku buriri yewe cyane. Wetse utwanyi kikira. Se ushaka ko ndyama n'isume wakwitonze nkayikuramo nkaryama. Hari ubwo nenda gusohoka hanze. Tone nisoza ndakuramo isume nze ndyama. Reka ndumva nananiwe wakwitonze nkabanza nkaruhuka nkabona kuryama. Nimunaniwe nyine ryama uruhuke. Nyine reka nduhuke gutya. Hari ikibazo gutya. Ntacyo bigutwaye wajya ureka. Ntacyo bintwaye. Ntacyo bigutwaye nyine. Njye ntukamwangisha ibyo ngibyo. Mbona nagukira. Mbone wanyira. Wajya ureka umuntu akanaruhuka ariko. Sinabwiye ko naniwe. Maze ndoro nyayata. Nyine reka mbanze nanasinzira ariko. Nifite ibitotsi ndahongera naura. Kumana yanjye. Ana ro. Sugo wahindukiye ukareba iri. Ndo warta. Kamanza nduhuke. Tambwiye ko naniwe. Ntabwo wareba hirya nkabanza nkiruhukira. Wahindukiye. Mukundane nk'abavandimwe. Muzaryane mugenderane mubahane turi murangana. Mugasuzugure muhoza kandi numva nawe ntugasuzugure nyuma. Turangana byo. Mukabyushye kundusha. Turi murangana umusuzugura wenda ngo nuko tugeze mu rugo turi bashyashya. Isiko nashakaga umuvandimwe. Rero nukuri. Mwongeye nanjye mama nishimye cyane n'ukuri wakoze kumuzana neza. Byanshimishije cyane. Ugomba gukundana mu nzira y'abana bakona ko muvi ndimwe kumva mwamugenda mu nzira akuguze nk'ucure undi urumva nawe Njyana mutembereza karitsiye yose mugendane uhamumenyeshe inshuti zawe zimumenye ko ari murumuna wawe cyangwa se mukuru wawe gutyo. Yego Mimi uzamwe wose utazi nzakwereka. Wakoze cyane.
bitewe n'icyo kurera ni ukuri ku munsi amapanga mfite ngo mugere ku cyatsi ngomba gutya koko filime yanjye nshaka ariko se mugo ubu kare kose naguhamagaga ngushaka kuri ma televiziyo rezo zanze simakuru kuzibirisha ibintu hari filime yanjye nta soni urabyukira muri televiziyo ubyukira mu matelefone mwagiye ugira umuntu nk'umubyeyi ngo ngende nagira impuhwe se nazigira uwo ntabyaye ariko yicaye mu ntebe iyo ntebe ntabwo nayikujije wowe koko nabaye umukozi iyo ntebe ntabwo nayikujije wowe nkwereka maze nkwereka intebe yawe wayibona nakubwiye ngo muri izi ntebe intebe yawe ni iyi ngiyi izi ntebe zose ubu ntabwo uri kumenya icyo ari izi ntebe ntabwo nyumva narakubwiye ngo intebe yawe ni iriya asima wajya ugira narakubwiye ntabwo ndi nyoko ntabwo nakugira impuhwe sinagutwisa amezi 9 ikindi sinigeze nkukora kwa muganga ngo ngure umwana wanjye rero kamubwiza ukuri basi uburenganzira bw'umwana ariko ubu narumiwe koko uburenganzira bw'umuntu ntabyaye umva nkubwire ubundi wanjishiwe ninakubwiye ngo nyambarire umwenda mama se wamumpaye ntabwo ndi nyoko ntabwo nakubwiye ngo sindi nyoko urumva jya unyitira umwana wanjye naramubyaye uramuzi ntabwo ndi nyoko ca hano ca hano no kwishyira amazi ca hano hano hashigera ntawanjishiwe shyira amazi muri dushe nigende koko ubu cyakinishije iyo umukobwa ko nzagutoteza mpaka umunsi ubwawe uzarambirwa ukagenda wanjishiwe soni wowe ucana televiziyo nirebe boss, murakomeye. komera sha Amakuru y'imisi. amakuru ni meza None se, ko muri ariko wanjye murajya? yazamutse yaraye mu nama y'umutekano Umugore wamuze muri bose? Kuki? Umugore wa? umugore wanjye se ko ari umugore wanjye n'uwawe turamuteranije nawe umugore Si ngaho, ntabwo ari njye ariko muteranyije n'abandi. abandi bahe Aha, avuga ibigondanye imibare karakara. Ibyo mvuga se, bimudabeshya? ndariye umva ko bavuga ngufashe iki se ko mbona icyo baguze mwamfashije nyine hano niho bita ngo iki ntabwo mbizi hano gusa nyine hari umuntu nari kureba none fone yanzimiyeho saa uje kureba ahantu umuntu utazi we nayo nsize ku muriro hariya ntabwo mwambwiye se nahamagara mwamfashe no ushaka guhamagara iyi mwamfashe no kuri oya wibikwishe pfuka muri ari mwamfashe ngo ukiriremo wandike n'ikimenyimenyimenyi do sinutse amahoro sobonye ndakubonye nyine do ubu do kuri ka kabari kari ruguru iwawe kwa bwawe ku isi ndahaciye ubusidi bwose barimo baramukora turumwa n'ikintu kibabaje ka gasinzi ka kari twaga muri karitsiye ka kandi utunuri utunuri do arimo umugore wawe rwose ameze nabi utunuri nkorera ku mugore ahubwo iba usigaye usangira umugore na butunuri koko mbega umukiro urwego agezeho utunuri yewe we umbasha wabibonye do hariya urabona genda wirebere yewe we utunuri yewe we butunuri butunuri rwose yewe we
alo Mana we cya kijura cy'umuhungu kigiye koko mana ubusa koko arayitwaye koko turatwika mwize mwana we twaratwitse rero ntara kumana ijisho twabonye ntabwo tukubona sawa cyane mwana yanjye ko tubona warakaye ngo narakaye nuko mama wanyari ntabwo tubizi mama wanyari ntabwo tuzamuragiye ntabwo mubizi tuzaragiye yagiye kare ntabwo araza ubundi se bacika muri buri ese mama twamubuze kugenda ubundi turaza kureba akanya nyoko ese ufite umujinya oya uraza kureba akanya nyoko wese umuraza kuba muri cyakoze nicara hanze nicarane nawe se ndekura amakuru yawe nayamenye kare sishiri ayahe ngo ayahe wabyukiye mu kazi wari koza ibyombo wabanje gukora kandi ikintu ndakwiyemo isi ndimo guhamama tw'amariro oya ntabwo nabwiye gusa indimo ikindi ma ndakwiyamye muri gusa ndakwiyamye dore ko utumva ubona ugira amatwi cyangwa ugira ibitwe ariko mvuka nkubaze ubundi wabuze ibyo uvuga mbere kugenda mvuga ibyo kamama tw'amahire ntabwo ndi nyoko n'undi munsi ni ibiki se kwanza vayo hano vayo turagenze bite ba vayo hano reba nk'amasaha yose umaze mu nzira uwakaba utangira ndakuze umuhagararo hano ndakwiyama ubundi icyo uvuga wimeze ndakubaza wabuze ibyo uvuga sinakoze icyuma murashobora kunteranya nta
nyoko n'umunsi nari Ibyo mwita ndi. nta mwana wageze jya unyitira umwana wanjye ntukaze Basi njye ntabwo nakubera umwana. narakubwiye ko uyu munsi ndakwira ntabwo Warakoze iki ko? managura mama navuze iki nta soni niba wongera kujya mu bwavasi muri ako kantu yarawe ibyuma kandi ukavuga kandi gifite umushyitsi urumva neza Ese mimi ni ibiki wabwiye mama wawe byatuma anuka kuri bikize mama wamajije kunuka hejuru yawe? Njye nawe turaganira ushaka ibyo tuganira ugenda ukabibwira nyoko ukaba utumye amondagura gutyo. Njyewe nta kintu nabwiye na mama. wowe na mama wawe ibyo muri kunywa muri ino minsi uretse papa nazo ndabimubwira. Amagambo ambwiye uburyo ambwiyemo byose byapfuye. None uri kumva kandi bifite morale se? Utabifite muri hasi bamuganira kuko ibyo amajije kunkorera ubifitemo uruhare. Nta kintu mbizi w'indakarira. Kurakarira ubwo se kwirirwa mumfata gutya mwirirwa munzuza gutya Hari ikintu upfa nawe se? ntacyo umutima wanjye wishinja umutima wawe uragenda ndabizi neza ko ariwe mwicara mukaganira ndetse nakicarana nawe. ese wambuza kuganira na mama umunsi ko uneranya ntabwo guteranya ntabyo nzi ni ibintu muri kunkorera ko ntazi nzamubwira ibyo muba mwirirwa muri kunkorera. Ariko ubona twe twaravutse kuri pe. uretse nzakwereka ko aho ngaho nanjye